The Rock wamenyekanye mu gukina amafilime, umugabo ukomeye cyane w'umunyamerika, nawe wigeze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga uti ntukumva ubabaye cyangwa se ngo uhangayike kubera yuko hari ikintu wabuze, kabone nubwo cyaba gikomeye cyangwa ari icy'agaciro mu buzima bwawe, kubera yuko n'igiti ubwacyo iyo kibuze ishami cyangwa se kikabura ibabi ryacyo, igihe kiragera ryababi cyangwa se rya shami rikongera rigasubiraho. So ntukababare nawe mu buzima cyagenda cyagaruka. Isomo wakigira ku meneke nuko imeneke itangira igitoki cyiza kimeze neza kiribwa ikagenda gake gake bikarangira yaboze. Niyo mpamvu no muri ubu buzima n'ufite imyaka 20, 15 se 17 ugomba kumenya ko igihe kizagira ibintu bigahinduka nawe ugakura ugasaza ukabyara. Niyo mpamvu nawe ugomba kwitwararika ukitonda ugakunda abandi nk'uko nawe wikunda, kuko igihe kizagera ibintu byose bihinduke. Amasomo abiri yagufasha guhora wishimye ubuzima bwawe wisekera. Icyambere ugomba kuzirikana, ugomba gukoresha ibintu apana abantu, ugakunda abantu apana ibintu. Hari abantu rero bihaye gukoresha abantu aho gukoresha ibintu. Ugomba gukora rero ikinyuranyo, ugakoresha ibintu aho gukoresha abantu, kandi ugakunda abantu aho gukunda ibintu. Nyamuneka ntukitwaza amafaranga ngo uyashyire umutima wawe wose kurenza abantu. Isomo wakigira ku mugabo witwa Mr Bean nuko yavuze ngo ntugapostinge gahunda ufite cyangwa se intego ufite, ahubwo jya upostinga joke, ibintu bisekeje, kubera yuko abantu bazibeshya yuko nta hazaza ufite, noneho uzabatungure mu hazaza, kubera yuko abantu badakunda iterambere. Uramutse upostinze intego ufite abantu bazi kwangira, ahubwo jya ushyiraho joke cyangwa se ibintu bisekeje, kubera yuko abantu bo badakunda itera mbere.